uyu munsi titire y'icyigisho cyacu ni nyina w'abamaraya. Ni iryo jambo ryonyine rito cyane. Mukurikire abateze amatwi kugira ngo hatagira ikibacika. Mu mwaka wa 31 idini ry'abayuda ryari rishoje ibyaryo, kuko hari havutse idini rishya, itorero rishya ryubakiye kuri Yesu n'agakiza atanga kandi akaba gatangira ubuntu, kadashingiye ku mirimo itegetswe n'amategeko. Oya, kuko abashingiye ku mirimo itegetswe n'amategeko bakoze icyo bita Kayini church, bakoze icyo bita Ismail church, bakoze itorero n'idini ryangwa n'Uwiteka ritagira aho rihuriye n'Uwiteka, idini rya Kayini, idini rya bene Ismail. Ikinyejana cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu n'icya kane, iryo torero rya Yesu ryari itorero rizima ry'abagabo n'abagore bashyize imbere ukuri, bitangaga mu buryo budasanzwe. Ibyubahiro by'amafuti ngo ba bishop, ba apotre, ba evêque, ba pasteur, ba padiri ntabwo byabagaho icyo gihe. Abantu bose barareshyaga, basangiraga ibyabo, bakoraga umurimo n'umuhati mwinshi, kandi barabavandimwe. Byakoze intumwa harasobanura ngo abubitse ibihugu nino bahageze, isi yari mu biganza byabo nta mupaka ku butumwa bwiza, kuko bubahirizaga itegeko rya Yesu yari yarababwiye muri Matayo, Luka, Mariko na Yohana. Aravuga ngo nimugende mubwirize abaremwe bose, abo mu ndimi zose n'amoko yose, mubabwirize ubutumwa bwiza. Amanjwe y'ibyubahiro mwiyambitse nibyo byabaye inzitizi y'umurimo n'ubutumwa bwiza. Amabwire rero gihe kirageze kugira ngo twerurire abantu ukuri, tudakikiye, tutabebera, tubabwiza ukuri. Abakira bazakire, abashaka kuzarimbuka bazarimbuke. Ayo makanzu bazayabashwanyurizaho, ndababwiza ukuri. Ayo makote bazayabahinduraho ubushingwe, bazabanigisha izo karavati mwebwe ubwanyu mwiguriye. Mubyumve, abo muhagarara imbere mwirirwa mubeshya mutabagezaho ukuri nk'uko kwanditse, baraje babatanyaguze babarye nk'urya imitsima. Bazabatanyaguza babarye nk'urya imitsima, muzabibona. Habuze abantu berura ngo bavuga ukuri n'ukubebera n'ukwivugira ibitangaza bya Yesu n'ukwivugira iki. Iyi si yacu nta nubwo twayiremye, kandi zashya ishirire n'imirimo irimo itwikwe n'ibikorwa by'abantu byose, bya bikorwa by'amajyambere, bya bikorwa byose bagezeho, byose bitwikanwe na ba nyirabyo. Uzarokoka ni umuntu wanditse mu gitabo cy'ubugingo. Uratekereza ngo ibyo bintu ntibizabaho? Imana ntabwo ibeshya. Niba utekereza kwibeshya ni ukugira ngo ni umuntu nkawe. Ibyo yavuze bizabaho, ubitegereze, ushaka ubyemere cyangwa ureke kubyemera, ariko icyo nzi cyo bizabaho, kuko ari ukuri kuzuye kandi kudacagase. Bantu nibyo bigira. Muraje mukwira imishwaro mwabagabo mwe, mujye kubise mutari abagore. Rahira kwaho bukera. Mwabadamu mwe mwigiza ababwiriza na ba mama pasteur, haleluya mama pasteur, kwizo ngutiya zanyu mutazazishyira ku gahanga, mukiruka muhunga, mwiruka murira, kuko muhunga bo mwaririye amafaranga mutigeze mugezaho iby'Imana. Faranga muzayagura amaji, muyagure n'ibindi byose, ariko muzakomeza kubeshya abantu babazanira amafaranga mu matorero, dore ko ari yabaye business muri iki gihe. Mwananiwe kwipangira imishinga kugira ngo mwunguke, mutere imbere nk'abandi, mujya mu matorero mujya kubeshya mwitwaje iby'Imana, muzakubitwa inkoni y'ubwanjye ntabasha kubara. Kimbabaje n'abo muzahunga mwirukanka kubera amafaranga yabo mwariye mubabeshya ngo bayaturaga Imana, kumbe mwarikungahaje, mwikoreye ibyo mwishakiye, murayarya mwubakamo amazu. Iyo umurengo umaze kubatera muragambanira, mugafungishanya abandi, mukicana, ibibazo bikavuka. Cyokora cyo shimishwa nuko polisi iri maso yamaze kumenya ubugoryi bwanyu. Nkuko twabyize, Kiliziya Gaturika yari ifite misiyo ikomeye yo kwisunga abavodwa, bagasubizaho urufatiro rwariho mu binyejana icya mbere, icya kabiri, icya gatatu n'icya kane.
ikabisunga, nibo bari basigaranye bonyine ibyanditswe byera muri icyo kinyejana, mu gihe abandi bose bari bamaze kugwa. None si ibyo yarabikoze? Ntabyo yakoze, kuko ku bibi byakozwe n'ingoma y'abasezare y'abakayizari, Kiliziya Gaturika irangajwe imbere n'abapapa bakubye inshuro nyinshi ubukana bwo kwangiza, kwica, ubushotoranyi, kubagana, kurenganya, maze baranabyirata karahava. Uzi gukora ibibi ukabyirata? Uzi gukora ibibi warangiza ukabyirata? Reka mbahe ingero z'ibyabaye ku bakayizari n'ibyo abapapa baje bakora, noneho mugereranya bakoze ibibi byinshi ni bande. Erega ukuri kuraryana mu matwi, nkabona benshi bagukwepa, nkabona benshi bakwigizayo. Abakayizari mu gihe bayoboye nababwiye inkomoko yabo n'umubare wabo mbandana babasomera n'ibyo bagiye bakora, barashinjwa ko bishe miliyoni 5 z'abantu basengaga, kuko bataramyaga abantuza abakayizari, kuko barasengwaga bagatambirirwa imibavu, bakoserezwa imibavu, bagatambirirwa ibitambo, bakabaramya nk'Imana. Abakirisitu baranga, hishwe miliyoni 5. Abapapa baje bishe miliyoni 102. Urumva inshuro bakubye inshuro 20 n'igice. Abakayizari batanze igitekerezo cyo gukuraho itegeko rya 4 mu mategeko 10 yaharatuwe n'urutoke rw'Imana. Batanze umushinga, Empereur Constante niwe utanze, aravuga ngo babizane gake ntibagire uwo babihatira. Papa Silvestre wa mbere arivanaho ku mugaragaro. Papa Gregoire wa kabiri amarira kwicumu, abanze kwitondera ibyo bategetse igihe bavanagaho itegeko rya 2. Itegeko rya 10 risaturwamo 2. Murumva icyo kintu? Murumva icyo kintu? Baje ari banyamwongera bibi. Igitekerezo cyangwa se proposal yo gukuza uhagarariye abandi, agashinga iyobokamana na politiki, byazanywe n'abakayizari. Bigeze ku ngoma y'abapapa, bo bati umupapa ni nk'Imana. Noneho ni nk'Imana, kandi ikindi ntabwo agomba kuvuguruzwa. Tugomba kujya twicara abanyabyaha bakatubwira ibyo bakoze kugira ngo bahabwe imbabazi. Nasomye igitabo kimwe kirambabaza, haranditse ngo uzahisha ibyaha by'umusaseredoti azafatwa nk'uwabihisha Imana. Igitekerezo cyo gukuza, cyo gushyira hejuru, gitangwa n'abakayizari. Ababasimbuye abapapa barangije baraza baratsindagira. Bamaze gutsindagira bakora amahano, bashyiraho n'ibitakagombye kubaho. Abakayizari bati tumaze kunga abantu, tumaze kubunga, tukabashyira hamwe, abapagani mugira ibyo mureka, abakirisitu namwe mugira ibyo mwirengagiza kugira ngo mubane mu mahoro. Abagatolika baje bahageze ati mu migenzo yo kubandwa no guterekera. Mwumve, mu migenzo yo kubandwa no guterekera, nk'uko imandwa zasigwaga ivu zigaterwa n'amazi, maze baraza ati noneho amazi turayatagatifuje, tuzajya tuyatera abantu nk'amazi y'umugisha, tuzajya tubasiga ivu, kandi n'umunsi wo gusigwa ivu wemezwe ku mugaragaro. Ibya gipagani birimo kuza biracengera. Papa Pio wa 12 ati ngizi hame, munyumvire neza, ngizi hame, kandi abantu bose babimenye, ni principe, ni ikintu kidakuka. Maria yagiye mu ijuru ku itariki 15 z'ukwezi kwa 8, kandi n'umunsi mukuru we ujye wizihizwa. Muranyumvira? Murimo kumva? Papa Pio wa 9 waravuga ngo ikintu cyose papa azajya atangaza kijye gifatwa nk'ukuri, kuko ibyo avuga abayobowe na Roho Mutagatifu ni nk'iby'Imana ivuze. Papa Serse ati umupadiri n'umudiyakoni ntabwo bagomba gushaka, bagomba kuzarinda iyo bapfa ari ingaragu. Abagirwa
mwigeze mwiga ibyabo murabazi. Papa Leo wa kabiri, abakristo bajye baterwa amazi y'umugisha, ariko ibintu mukorega ubundi muzi iyo byavuye, muzi inkomoko yabyo. Papa Constante ati ni byiza ko abakristo bazajya basoma amashusho. Iki cyumweru nanyuze iruhande rw'abantu bari bane, ndeba umwanya bamaze imbere y'ishusho, babiri bari bahagaze, abandi babiri bari bapfukamye, baryitegereza. Ubona bafite ukuntu barifashe, barimo gusenga. Ntumbaze ibyo bavugaga, nditegereza ndareba, numva ndumiwe. Ndavuga n'abantu koko barigishijwe kandi inyigisho zarabacengeye. Papa Urban wa kabiri niwe washyizeho gahunda ngo aho twagiye kwica abantu, imirwano mujye mubanza muyisubike, tubanze dushyingura intumbi zabo twishe mbere. Urumva? Papa Honorius wa gatatu ati tugomba kuzajya mu bikorwa byacu byo kwica abantu twifashisha za leta zo ku isi zikabidufasha. Hejuru y'ibyo bibi byiyungikanije, ngizo za Noheri, ngizo za Pasika, umunsi mukuru w'abatagatifu, umunsi mukuru wa Bikira Mariya ajya gusura Elizabeti, uw'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, n'indi myinshi. Uku gufata imigenzo ya gipagani Kiliziya Gaturika ikayigira iya gikirisitu byabyaye iki? Amateka ya Kiliziya, Histoire de l'Église, igice cya gatatu, guhera mu mwaka w'1517 kugeza mu mwaka w'1948. Amateka araho ngaho, muze gusoma muri icyo gitabo. Haranditse ngo ibi nibyo byatumye ubuprotestanti buvuka. Martin Luther avuka mu Budage, ati ibi bintu ntabwo nabyemera. Ulrich Zwingli mu Busuwisi, ntabwo dushobora kwemera ibi bintu bije mu misengere, ibi bintu bivuye mu mico ya gipagani twabyemera dute? Jean Hus muri Boheme ati ntabwo tuzigera dufata imihango ya gipagani ngo tuyisimbuze ibya gikirisitu ngo tube tukibaye abantu b'Imana. Ashinga ubugoroza atyo, abaye mu Protestanti wo muri Boheme. Jean Calvin mu Bufaransa atangiza ubuprotestanti. John Wycliffe mu Bwongereza nawe nuko. John Knox muri Ekose. Abo bose ngaba abantu batangije urugaga rw'ubuprotestanti. Abaprotestanti basobanuye abaribo n'abantu bavuga ngo ntituzigera n'umunsi n'uyu numwe twemera ngo dushyigikire iyi mihango yose ipfuye izanywe na Kiliziya Gaturika kandi bayikuye mu mihango ya gipagani. Noneho rero kugira ngo bakorere agashya Kiliziya Gaturika, bamwe muri aba baprotestanti bahise bashyingiranwa n'ababikira, maze ndebi bahita barongora ababikira. Mu gatabo mfite hano ibisubizo ku bibazo bikomeye abakirisitu bajya bibaza, ku ipaji ya 93 ariho hari butwinjize ku mutwe w'ikigisho cyacu. Hari amagambo akomeye avuga ngo ese koko ngo Kiliziya Gaturika yaba ari ryahabara ry'icyamamare rivugwa n'ibyahishuwe? Iyi ni imvugo yakoreshejwe na Bibiliya ntagatifu, ariko muri Bibiliya yera ni maraya ukomeye, maraya ukomeye uhetswe n'inyamaswa. Baribaza rero muri aka gatabo k'Abagatulika ngo ese koko Kiliziya Gaturika yaba ari ryahabara ry'icyamamare rivugwa n'ibyahishuwe? Bagiye gusubiza, babanza kubaza kugira icyo bavuga. Ngo zimwe mu ngirwamadini zifatiye ku bahamya ba Yehova zishinja Kiliziya Gaturika ko ariyo Babuloni, ihabara ry'icyamamare rivugwa n'ibyahishuwe. Ibyo se babivana he? Urumva Abagatulika ukuntu bavuze mu magambo ari hagati na hagati, ntashatse gusoma yose. Mwumva ukuntu banditse ngo igisubizo Babuloni ihabara ni Roma y'abami b'Abanyaroma nyine b'abakungu, kandi bataye umuco mwiza. Ikaba yari yubatse ku misozi 7. Vatikani yubatse ku misozi 7, cyo mucyumve neza. Ikaba yubatse ku misozi 7. Ni umujyi utuwe n'umwami uri hafi y'inyanja, niko banditse. Ukaba umurwa mukuru w'abatemera Imana. Wenda reka nsubikira aho ngaho. Ukaba umurwa mukuru w'abatemera Imana. Ndagaruka
ku cyigisho cyacu umutwe wacyo nyina w'abamaraya. Nyina w'abamaraya, Kiliziya Gaturika. Abaruteriyani niho bavuye, ababatiste bavuye muri abo, abanglikani nibo bavuyemo, abametodiste bavuye mu Bagaturika. Yewe amadini yose ya giprotestant nushaka utondeka aba Pentecote, Assemblée de Dieu, Église Vivante, Restoration Church, Church of Jesus, Église de Nazareth, Église de Bethel, Bethsaida Church, Goshen Church, nandi yose inkomoko yayo ni muri Kiliziya Gaturika. Ngaba Protestant bakomoka, nabo bageze hanze uko yabyaye nabo barabyara. Uburebye abana baba Pentecote ba Église Pentecotiste ni benshi cyane. Urebye bavutse mu Babatista ni benshi cyane. Abadventiste umunsi wa karindwi mu nteza amatwi, mwebwe ntimwakomotse mu Bamethodistes, namwe mwageze hanze murangije namwe murabyara. Mubyara Adventiste Reformé polygame, mubyara Adventiste Reformé monogame, mubyara Baptiste du 7e jour, n'ibindi biceceti byinshi cyane nabyo bigenda byigabagabanya. Nguko kwa amatorero menshi yagiye avuka, inkomoko yayo murayumvise, nayagenda byara abapfa amafaranga, abapfa icyubahiro, ngo uyu ngo baramukunda, ngo je ntibankunda, agashinga irye, undi agashinga irye, ngo umwe ngo arubahwa, ngo undi ntiyubahwa, abapfuye amafaranga, undi agashinga irye. Ubwo rero kambatangariza iki? Mufite umubyeyi, mufite nyo kubabyara Kiliziya Gaturika, mwicare mubizi. Umubyeyi Kiliziya Gaturika, uyu mukambwe w'umukecuru rukukuri arasa neza n'abana be. Barasa. Umubyeyi yaribyaye. Uwo badasa amazuru afite amaboko nk'aya mukecuru. Uwo badasa mu ntege ibibuno biteye kimwe. Uwo badasa mu misaya, amaguru, amaboko, cyangwa se inzobe cyangwa igikara, ariko afite aho basa neza. Babaza papa icyo avuga ku matorero ya giprotestant, yarashubije amagambo nababwiye. Yarababwiye ngo aba protestanti n'abana ba Kiliziya Gaturika, gusa ikosa ryabo nuko banze Bikira Mariya. Icyo kukiryiswe nyina w'abamaraya rero, kukiryiswe nyina w'abamaraya, nukuvanga ukuri n'ibinyoma, nukuvanga ibipfuye n'iby'ukuri, gufata imihango ya gipagani ukabicomeka mu bya gikirisitu. Ngiyi impamvu ryiswe nyina w'abamaraya. Aba bamaraya bandi bavugwa ninde? Hari nyina, hari n'abamaraya bandi. Nuko nabo bageze ikirenge mu cyamama wabo. Ngaho tuzasesengura noneho. Nabwe n'amatorero ndaje nyambika ubusanya vuga ukwari, ariko navuze ko amatorero abiri ariyo nzavuga ibyayo neza. Kiliziya Gaturika, itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi, amatorero afite ibintu bidasanzwe. Ayo agomba kwambika ubusa abantu bose bakayamenya. Protestant bo nta nicyo banifitiye, nta bitabo bagira, bafite Bibiliya gusa n'agatabo k'umugenzi batanazi n'ibyanditswemo, nibarukurikira izindi nkuko nabababwiye. Ariko abantu bitwa Abagatulika n'Abadventiste umunsi wa karindwi, ujye utinya itorero rifite ibintu by'ibisanira byinshi. Niyo matorero ku isi afite ibitabo byinshi kuruta andi, icyo kibazeho. Kandi ibyo bitabo bicengeza cyane kanuni za kanisa, amahame y'ibyo bagenderaho. Byinshi mu by'Abagatulika bivuga ibya Mariya, byinshi mu by'Abadive bivuga ibya na wiyita, umugore hano umugore hariya. Narabibasobanuriye mbabwira ibya Babuloni na Yerusalemu, narabibasobanuriye neza, ubwo murabyumva. Ni muri ayo matorero dusangamo imitwe y'insoresore zitwara gisirikare ko zitagira imbunda. Abaskuta, abasaveri, hirya abajiya, umva ibisanira. Ibyo nabasobanuriye ati papa ntajya avuguruzwa, wajya mu Badive ngo ikinama y'itorero yavuze ngo igihambiriwe mu isi cyo bagihambire. Ubwo burenganzira mwabuhawe nande? Usi gusoma Bibiliya igicuri mugapfa ubwenge, nabo mwigije bagapfa ubwenge mwese bikabura uhererekane. Ibintu 32 by'ibisanira bigiye bisagati yayo matoro, niyo mpamvu agomba kuvugwa by'umwihariko kurutandi yose.
tugaruke kuri mukecuru nyina w'abamaraya. Iyo mbonye amateraniro yanyu yose akorwa ku cyumweru, abaprotestani mwarimbanije muri mu biterane ibintu bimeze neza muhita mungaragariza uburyo pe mu maso yanyu musa na nyogokuru, murasa. Iyo mbonye ihinda ry'abantu kuri Noheli bayizihiza nk'aho yakuwe mu ijuru, nk'aho yavuye ku Mana, mbona neza guhagarara kwanyu ariko nk'ukwa mama wanyu babyara, murasa. Iyo numvise amajwi mu matorero avuga ngo ubwo butumwa bwo gutsindishizwa ntitubwumva, ntitubwemera, ntitunabushaka, mwicazwa no guca babuvuga, iyo mikorere mbona neza amaboko yanyu y'ibyo muba mukora asa nayo kwa mukecuru, murasa hose, murasa kugeza ubwo musa ahantu hose. Icyakora cyo hari ikintu kimwe mudasa, ku bibero ntabwo musa. Wenda reka mvuge gutyo, umwihariko kuri Bikira Mariya abaprotestani ntabwo bamwemera, kuba rero batamwemera naho honyine mudasa, naho ahandi murasa. Naho ahandi hose murasa. Buri gihe iyo nigisha ntanga inama, mu minota dusigaranye ndashaka ko mutega amatwi kugira ngo ngire inama mbaha, kandi inama za kigabo. Inama za kigabo, utizo nama ziteye zite, zirareba bande n'abandi. Baravuze ngo la chose y'abafaransa ngo la chose la plus facile c'est se tromper. Ikintu cya mbere kibaho cyoroshye ni ukwibeshya. Ba protestant iyo muva mukagera mwakwiyambuye isura mbi ya mama wanyu, mwayiyambuye. Iryo vanga ryanyu byabagize abaprotestani ku izina, mwari bazima, ubu mukamufite izina ry'uko muriho nyamara muri intumbi. Mwakwibutsa aho mwavuye mukagwa. Muratekereza iki ku myizerere ipfuye nyinshi cyane mugenderamo yakomotse i Roma, icyicaro cy'abanzi banyu mu mateka? Ibyo mugenderamo mwabisezereye. Subira ku isoko ba protestani, gerageza, ibyo mwakoze birahagije. Umukiza bategeye ibiganza, muremera muzabaho, muranga muzapfa. Mwasobanuriwe byinshi by'ikorosi mwakase, imico mwafashe itari yo basogokuru banyu bahagurukanye. Muvane iyo sura ya mama wanyu mu byanyu, mugire isura yanyu. Ndajya ku nama ya kabiri, hari inama ndibuze gutindaho cyane. Ndajya kuri nyina w'abamaraya. Mukecuru we, kushaje nabi, urareba nabi, ufite imigambi mibi, uko uhagaze ni kubi, imyigishirize yawe uradedemanga, imico yawe mitindi, wanduje abakobwa bawe bose, uburaya bwawe bwabaye karande mu bana n'abuzukuru. Arya ngo uzafunga amatwi ngo ntabwo uzumva. Ngo ufite umugambi wo kugira ngo tubumbire hamwe. Nagaragaje gahunda y'iri torero, murayibuka. Kutubumbira hamwe jewe ndabyemera 100%, ariko ubwo bumwe niba bushingiye ku bintu bikurikira. Icyambere, mubanze mwerure ku mugaragaro ku itoro ry'i Roma. Itoro ry'i Roma nk'uko ba Wycliffe babivuze, rihagarariye abagomera Imana basenga Imana ku isi, kandi ko ariyo nyina w'abamaraya, kandi ko uburaya bwose bushyize hasi. Nimukora mutyo nikora tuzajyana. Nimukora mutyo tuzajyana, nimudakora gutyo ntabwo tuzajyana. Ubwo bumwe nibushingira ku gusubiza ibintu ku murongo, sava turi kumwe. Musubiza urufatiro rwa Bibiliya, cyo ni icya kabiri, rwa Bibiliya n'amategeko yigisha.
maze mbone gufatanya namwe. Bona nubwo isi yose yabayoboka mukagendana, hari ikintu nababwiye ngo namize butazacira. Namize ubutazacira. Mese ngo ibirori ngo by'imyaka ngo 500 ngo ishize ngo ubu protestani bushinguwe, ngo inyigisho za Ruteri zirengejweho igitaka. Narababwiye nitwe twazishinguye kera. Mwibyo muzakora muzasanga twe twararangije kuko twamaze kuzishingura mu bugingo bwacu. Nizo twuza. Nejo bundi narimo kuzisubiramo nziga kugira ngo nongere numve ngo niki cyatumye uriya mugabo ahaguruka, nibihe yarashize imbere. Musezerere iyo mihango yanyu ipfuye ikomoka mu kubandwa no mu guterekera, tuzagendana. Nimuhagarika amasengesho abantu bapangiwe, muvaneho ibigo by'imbohe zabo mwabujije kurongora no kurongorwa, kandi Imana ivuga ko atari byiza ko umuntu yaba wenyine. Ibyo ni mubikora turi kumwe ku giti cyanjye. Nanabemere n'umusada wo kuzabafasha kugaragaza ukuri kugira ngo twese tukugendereho. Ngiye guha inama noneho n'ababwiriza. Suzuma ibyo mubwiriza abantu. Mwishimishwa no kuzuza isengero nk'aho ari amakamyo mupakiramo ibicuruzwa. Oya, izo mvugo ziterura ukuri ngo mushyire ukuri ahagaragara, mwanga kwiteranya. Murabona mutandukaniye he n'abari abasore ba mukecuru b'abapadiri? Mutandukaniye he? Hanyuma rero muri iyi minota 2 ndashaka kuvuga abantu bose bazi neza ko bigeze bagira aho bahurira n'Imana ikabereka ibyaha byabo yarangiza ikabababarira. Mwebweho mufungura amatwi kuruta abandi bantu bose. Mufungura amatwi kuruta abandi bantu bose. Abihanye bazi neza ko bafitanye amasezerano y'imbabazi n'Imana, ababyawe ubwa kabiri bakira igitambo cya Kirisitu kandi babifitiye ibihamya. Muri Daniel igice cya 7:25 haravuga iby'uyu nyogokuru narimo kuvuga ko azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Shaka kugira ngo mwumve. Ibihe byawe byo gusenga wavanyeho. Urabona utari umukozi n'umwana wa mukecuru. Amwe mu mabwiriza kugenga harimo kwiga, harimo gusenga, harimo kubana n'ubwoko bw'Imana, harimo gukora umurimo. Ibyo warabiretse kandi uzi ko ari amabwiriza kugenga. Urabona nawe udafitanye ibisanira na mukecuru. Muri aya masegonda asigaye ikigisho kizakomeza. Ngarukiye ahangaha, ariko ufite amatwi yumve. Ushaka gukiza ubugingo bwe abukize. Imana iduhere umugisha mu izina rya Yesu. Dusenge. Urakoze Mana yacu ko wandikishije ijambo ryawe kugira ngo ritugirire akamaro. Uduhe kuryitondera tumaramaje mu izina ryiza rya Yesu. Amen.